umunsi kindatiyeho kugira saa sita nta na 500 ucuruje. Oya hano ni kwa boss, ntabwo harabura umukuzi umvuge nshaka namubesha. No abafuna mwe asige barakoma bakunze z'abantu bari bimeye neza akabatesha umutwe. Ibyo birimo arimo bivuye he? Ajya ngo bijya gukora urugi ariko sha muzi kuko urugi rwatwaye amafaranga menshi cyane. Ndanda mfasha kaze naze duhangane naje mbabone amahebanyo ndaje mwere ibintu bisigaye byarigize. Ariko kutinda kugira ngo uyu mutera caci akasi gusha wowe ndi kingura. You stupid. Aje gukora icyarora musazi bose do ibicupa ibiki ntabwo ufite ubaye mu mutwe ahubwo bose wawari umushakiri bose wawari nese ko bose bakafaka na masaza meza gute ari nawe ntabwo umuti ngwiki okay ayo uruzi yako bose wawe ari nakubwiye ngo umushakiri. Okay bere nambere kamanza nkubwire amazina yanjye nitwa Uwibucaba. Ntabwo bindeba. Yes ntabwo bindeba. Nyine umva nkubwire ikinzanye hano ndi umuganga gakondo mfite imiti y'ubwoko bwose buri wese n'ubugwayi afite ndi kumuha imiti. Ariko hano muri iyi si hari ibibazo bigezweho. Abantu benshi hari abantu bafite gahunda nkeya za free. Ubwo no mpamvu nanjye ndi muri gahunda kugira ngo ngende ndabafasha kugira ngo oya ahubwo bwira boss azano mubwire bati wasanga n'umugore agiye kumucika amaze nk'otorera shanda bazi mwabaye abateka mutwe sharge bafite igisasu. Oya ni imitirimo bamenyeje shaka sibibiri wajya ngo amahembe ngo kwamenya abibona pe. Oya byihorera utanya ngiririza imiti ahubwo genda ubwire boss wawe aze noneho tugira icyo duvuga. Ariko igihe habaye mutuntu tujya manaje bazamba nawe niba ufite amafaranga dore iki kiruzuye harimo nibindi dora ubwo bojya n'umuke ayo n'ubukwi ubugumye hanze nyine nanapfa kuko nyine ateje kumana naso uburenga. Ariko nyine ubanguke ndi kwihuta hari abandi banyine harahi nta kibazo cyo tebu. Boss mva boss takiri tukomeje kungora kuko muri iki seso ninjuguye macane wowe umeme kubyo byo kutakuriza gushakura umujyango gute kandi sha aze ndaje tuganira ibatsobanurira oya nta bya boss bimeze bite muri iki twaye umuntu oya tuza turubahana nimba muhemba iki si kingaho ngira umuntu uje ari kugushaka ariko mbonye meze yajya ngo n'umusazi afite aho nyumvira mane yawe usigaye utudomoro amacupa n'ibikapu wajya sinzi none abakozi mura none usigaye kimwana n'abasazi hano wabonye ari mu bitaro by'abasazi. Ariko boss igihe yabafite hano ni indera muri macano ni yafite agaciro yeso uko ubibonye ngo yafite agaciro wajye kumureba se sha umuntu afite ibintu byinshi akora sinzi impamvu abantu nkabo muza muradiringira ibyo ariko nje ariko umuntu ni cyangwa cyima ubonye nibura hari akantu wafa kureba bose reka ngere ariko ibintu uzura bagabanya abantu bahura baza guteza akabano mu gipangu niba ari no gusaba baze basaba ubaha ibintu ariko tuba dufite byinshi dukora nta n'umwanya ufite ubundi wo kureba abantu ubundi ujye mubwiraze hano ndebe uwo ari we ujye mubwira ukadukuza aho mayira cyangwa n'icyeya akago mbakadogo wari ubaye hasi buri wanyaragiye n'uru y'umuntu ruhubanya ayi uyu munsi abana wenda cyirukana ariko abantu uyu munsi ni imyaku gusara sekirite ngo wari muteza akavuyo kadogo ruhubanya nawe sinzi kandi ruhubanya boss mabagera hello haranje mana yaje nibigenze ute none haranje ubona kanza kirebe niko cha ubu kandi ndagukubisha igenda kwakuriye bimeze bite ariko ruhanya tuza reka ngubabwiye kandi umuntu bavanaga imihanda mumeze nabi yabaza mugatangira kubyimba tekereza bavuga ku manda bigenze bite ushaka gusubirayo bigenda kwakuriye none usigaye aho kwita kugendesha amaguru aravuga none byagenze bite ngire kwakura inshuro 30 ari icyo wajyaga yibiki kari nk'ibyo mbavuga urata niyo maze guseranya manizo nawe kwara umuntu guteza umutwe kubipangu ariko mumbwire byagenze usimu oya nta byambize kandi reka nkubwiye ukwezi bitanu utazabika nyo gusoko ugiye gusoma kantu ko urumva nasora kubera wowe washima imana nakwirukanye ugize n'agatebe n'icyayi ibintu tuzabibona ariko ugira
shaba shururuke unakora utuntu turanshimisha bitari wanataha Ingura. Sinakinjira. Amabwiriza agenga kwica uracyagiye kujya amabwiriza yose umunsi ndabavura ubukuru bimeze ntabwo bindeze ubuzi ko nakoze gira bose ite bose hano yitwa nde Gevizzol ariko nagakunda umuntu wamukesha umutwe ntabwo kajagari arafuna we namiki wagira ngo ni iry'abasitari arakonyabura Gevizzol ugenda wikandagira ako ntacyo tubyumvikanye umugezeho nta kibazo ugakunya ko utande nta kibazo Uwibucaba mahari sawa wowe wamba ari ukamungezaho ko nshaka kugeza reka nze mu mwangeze mungekomeza ugenda ubitwara hirya ari kubuka nuri arakukonya mu bari sha hari gatoya ndabusakuje nizere ko atakumva ko hanyoko oya ntacyo reka nze mugereho boss yazabite wande boss mana yanje manizo mana ni wowe manizo mbira garagukingure ninje Uwibucaba ninje ndebera ngabibucaba nuko nese bagutumye iki hano kwe akazi karashize ntabwo njye mfite akazi nyine mfite akazi ndimo akazi kahe ndi mu kazi kuri veterinaries ndi umuganga gakondo none se rubanya ntawe uri hano manizo muze ku gipangu niba wakuvura Dego wapi nase urabona je nakivuza muri kabiri byaje oya hariho centre de santé ibintu byanye uko burwayi uvuze ntabwo ari bwo gusaba burwayi oya ahubwo wowe reka nze nese wenda wicara bireme waze nicare none umusobanura imiti mfite wapi kaze maze mumubaze maze nibi bintu ntazi wagira n'iki uyu muti wita Viagra cyangwa urubanye ndakureba urubanye nta nubwo muzi ntacyo mvugana n'abakozi mbere n'ababosi abakozi se bose nimushaka kwica kandi muziga mu kuvugana n'umuntu ufite amafaranga nese urubanye manizo usuze ku gipangu hano nta bandi bantu mwakiringa nje ndi kubona nta bintu twaganira nese wamburuzwe ubuje ndaje gutya ubu sindi umusazi ako uyu munsi mfite imyaka koko mana yanje wavuze ko ufite ishaba umuntu ishabariye nuko tutazi ibyabaye dogiteri Uwibucaba koko mana yanje dogiteri kandi muzabyicuza nigendere nigendere wena nuko utazi ibyabaye hano rubanye nawe yanesheje umutwe manizo uwo none nawe ubiyonge mubaye batatu ku munsi hano mfite farumasi ngendana mfite farumasi ngendana ntabwo byinshi manza wicaranye nawe nicara nawe icyari yunsobanurira aho nakwicara hose icyo pfa no gusobanura wicaye aho ntabwo byo kwicara nawe umuntu afite stress zo ku kazi kuri WhatsApp ngo imodoka nazi zagira mu Rwanda nawe ndayacyura ariko manza umbwire ubundi ariko n'ubundi ukunesha umutwe abantu babo ibiki bandi ikintu kinzanye rero ese manza nagusobanurira witonze ibiki nsobanurira uri muti hano mfite ufite agaciro kawo inka narazivuje ejo bundi none se ngiye ko ndi gushaka boss nje ndi gushaka ngiye kwinka ziri uzana kandi ubuteka mutwe ariko manizo ubundi manizo ni ukora ibintu byose kiranda ciwe fa gukimura abantu bose abo byo bintu ni ibiki ana yanje ndapfuye none muganga byakemutse ibiki ndakubaza bande noneho twagiye ndi kuvura abantu bafite za serivisi z'epfira zitagenda neza ubu nibo ndi kwitaho muri iki gihe nibyo bintu biri guca ingo biri gusenya wapi reka maze mubaze umuntu mwaganije manizo yamenya kubwira manizo kandi manizo niba ari wa musekirite w'urugamba ntabwo mba nshaka kumumvura iyo batari amafaranga manizo arataha ndarwana nawe ajya wambwira ngo rubanye ntabwo umuzi ntabwo muzi none ibyo bintu byo munsi wabivanye kandi birabyana iki gihe muri iki kinyejana ndabizi abantu benshi mwese mwigize abagabo n'iki n'iki ariko tuba tugenda mu mapantaro nta kintu kirimo utangiye kunyibutsa wewe uje kunsembura noneho ntabwo ari kugusembura ahubwo ndi kukuvura aho kugira ngo ejo umugore agucike mbese kajya none ibyo bintu birisariye urabihande wumva nibyo kinzanye rero arega nawe arabizi ko yagendesheje oya shawoje ngaho urasohoka ariko se gusohoka wowe ahubwo naje n'igisubizo vuga gake nyine madama atakumva azi ko ikibazo ari igihe kitaragera imana itangiye gishaka ahubwo mbwira tubikore kwaje
abantu nkamwe we amaniza aho kwenda mwongera have avudatuma waho yiyongera undi mwaka mu mikeya none dore gira ahubwo nanagufasha igitabo ariko gakeya madama ataza kumva iryo jambo narabimuhishe gira ahubwo turabikura gute ni ku mafaranga ayo waba ushaka yose ariko birakemuka atari bya bimwe by'ubuteka mutwe bwanyu ubuteka mutwe bukana hano ngaha ngewe Uwibucaba urari kuranza profe yanje yiri uzume Gevizzol audio official ahantu hose baramuza amakampani y'imodoka hanze reka mubwire niba urumva utari seriye ariko no kuzabivuga byo nugukuraho umutwe uko ntashaka gushwana n'umugore wanjye arabizi madamu rwose ubu n'indi bintu byawe bikora fresh reka tubikora ariko ukuri ko ndisi nta bintu by'urugambo nize ko namanizo utanamunosheyeho kuja no kuvura ubiteke cyangwa ukabuje umugwe kuje kuvura nk'inka cyangwa nk'abaruhubanye namubwiye ariko burana hagaze ibyari abayabizi nazabushaka ibyo ngibyo biri kuntinza niba wemeye imiti reka duciringe ku miti tuvugane noneho nje nigendere kuko hari benshi cyangwa ngo ibintu byawe urabyizeye ubu si ubwo ntabyizeye ahubwo nizamamagara umuntu mubwire ndakugabanyirizaho kanze gato manze ngo ibintu byo kugira kandi manze mufate nubwo rusura wagira ngo gwaragoswe utazanagira cyane zagushaka muri Kigali nta nakubura nubwo wagiye rero ujya guhamagara ndi tumwihorere ngiye kugenda ntari hano mfite umuti uyu muti iyo uwunyoye na serivisi iyo wabuze urubyaro iyo wagize ute nyine izo serivisi zose zirakemuka urubyaro urarubona urangiza vuba bigakira mbese ikintu cyose kijyanye na ziriya serivisi ubu ni njye nshya kubyara abana ukava kuzi iki gipangu oya ibyo gusa se kuko byarabona ntekereza amaze imyaka 5 ariko bishyire muri aho mu mutwe mbega umugore warenganye ni nawe mujye mfite umuje nta muntu washaka kunera stress nawe uje uri kongera izindi man ubona azana uwo mugore wawe nta gucaga inyuma ariko abana bazi kuba wabyihoreye ko ariko disi yari hanga nta n'umwe cyangwa kubiganiraho weho kora ibyo ukora nawe uve hano aho uwo nguwo rero nakubwiye ko ari urubyaro gutuma intanga zisohoka zimeze neza mbese buri kimwe cyose nyine kikagenda fresh ushaka umva ku mugoroba nujya gusoma wenda umbwiye kudashaka ko madamu wawe abimenya ijambo ribi wareba ukuntu ugura nk'agafanta cyangwa akandi kantu uzi anwa none ugasuka nko mu kirahure warangiza ukavangamo gake nawe kugira ngo hari igihe wagira ngo ikibazo ni wowe kandi nawe afite ikibazo ariko nyamabasha ufite ubwenge ariko ndi muganga ufite ubwenge ndi muganga ariko zikavyo yarakubona ndi kunywa ngiye nyine yabyibaga agura agafanta muyeho nawe asomeho ubundi tugira twatujya amatu kujya noneho kwaje iriya muntu bwo gusesengura ziriya gahunda zo munsi atari byano n'iminota 2 ngo biragoranye natebere ubu kuba muri ibyo byakemutse mbwira kandi ubundi ni wowe noneho ariko bikaba biri seri mbwira kandi uri iyi miti iyo uyiriye ukajya neza uko muganga nabikwandikiye binyandikire cyangwa bimbwire ikintu cyitwa ziriya serivisi z'epfira ziba zarakuze ziganyira nk'imisozi zirakura uko ubishaka uri guserereza kandi nubwo uri kumva ariko utangiye kugabanyijwe ndabizi ko ndi kugukora ahantu ndabizi muri iki gihe nibyo bishinga ntari bari n'amafaranga ariko nyine wibuka kuri kuvana na Gevizzol audio official uzurabivuga mu cyubara wenda uvuga uti yari hasi hari ukuntu bitagenda nako uvango nk'imisozi ntacyo kano ngaka uramibumbi 24 noneho aka ngaka ni 50 ubwo wengaye na 24 50 72 wakumva urabimuka bima nkagenda wakumva utirabima nkagenda ngaje gushaka abandi gushaka abandi se wapi ariko nkeneye kubyara nkuzuzi imana yavuze ngo tubyare twororoke ikibazo ni kimwe nuko babyaraguranye kombina ako dushaka kuba ari original koko Uyanjye twinje rwivanira muri Amerika ntabwo nta ntabwo rwo mu Rwanda. Ese umuntu nzafite umwana ko muri Gari. Noneho we uziko ntacyo amafaranga yashiye kuri telefone nta kibazo. Reka mbanze mubwira ari muri kondesiyo ndaje reka mubwire igiswa cyawe nagifanye. Nubwo hano asa nkaho ari mu cyaro ariko ndabizi nahandi bagura intara i Kigali naha wirirwa uratambagira. Nazana kubona nazakugonga byo nta bintu byinshi. Amafaranga yaratuvuye. Okay, wachaka ahantu hose waje kuri Facebook, waje kuri Instagram, waje kuri buri hantu hose ugiye kwandika Uwibucaba.
wenda wakoze uko Uwibucaba rimwe bahita umbona jewe ahubwo none uri umuganga no wabigize umuganga wose barakuza je bari abaganga bandi wumva ngo abaganga gako ariko koko nije ejo bundi umwana nimbyana abazana mwita izina abaganga bose barampfana tuzamwita mvuye kure ko no kuko uzahanu ujya kumuvanye agwanye yego nubavuze ngo n'imisozi ari kuzuragabanyije akimisozi koye ahubwo makode akanyenyeri shiraho 5 kabiri ntaco kabiri ya nuko ni Uwibucaba ubundi ze nibyo ngibyo ubundi ya ndamubona Uwibucaba kabisa reka nkubwire wihangane kuba nawe utotije hanze kuri wagaciro wakinwe mba nkugurira nakane ko tuzahura wowe zagwanda kandi nari uzambwira neza ikindi gihe ushobora kuba waje nabi numushabari zambwira ngo numuri guteza akavyo byatanye ngo nenda nakuraza wowe ukurikize umuntu uzanye service azaga cye gukeruye umuguruti bose kwaje hari igihe kubera ukuntu biba byumvikana nabi abantu bakunze kubyemera ariko bivugitse nabi ariko ntacyo kwe tuzabikora nizere ko bizakunda tuzavugana komera afite byinshi basha tugashari ko uramenye hari igihe boss wawe yahita ariko weje ngo uvimbira ya boss yewe kwitikaho nyora bitego na service uzanye bakajambo nagara wewe kusikia mwenye kufundisha ariko kujama magare boss wawe tusha ubu si boss wawe gusa nanjye ni boss wanjye cyakora ufite boss umukire papa hashano umenyesha upareka mubwire nyingurira ni daire sinzi wagira ngo byose bitaze birabyara ugize bishisha boss ntabwo ari wana umuntu ucuruza amasanduku boss ndakubita we ceceka mucuruza amasanduku kumvaga bapfa akagurisha ubwo rero mutaza murabyaraga mutaza murabyara amafuta uriya wowe kuvuga nabi boss wakabona